Mwese mukurikiye umuririmbyi agatatu TV, ndi kumwe nanjye gitangaza Daniel kuri kamera nk'uko mubireba. Uyu munsi rero turi bubagezeho ikiganiro cyiza, ikiganiro cya Ejide. Ubwo twaganiriye ubushize twababwiye ko tuzabazanira igice cya kabiri cy'ubuhamya bukomeye bwa Ejide. Uyu munsi rero mbararikiye mwese kudukurikirana ku muririmbyi agatatu TV mukareba ubuhamya bwa Ejide, kandi nongere nshimira abantu bakora subscribe, batera comment kuri channel yacu. Imana ibahe umugisha kandi imirimo y'amaboko yanyu igihora uhabwa umugisha. Ciao ciao. Ndongere rero ndabasuhuje, mbifurije amahoro y'Imana. Nkuko mubireba kuri kamera z'umuririmbyi agatatu TV turi kumwe na Ejide. Ejide, watangira wibwira abantu ukabasuhuza, warukumbuwe n'abantu benshi. Murakoze. Sinanje nitwa Ejide, wansengera muri ADPR, nkunda umurimo w'Imana. Ukaba ukunda umurimo w'Imana. Ubushize baratubajije ntise neza Ejide abarizwa hagana he? Iwacu ni mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini. Niho barizwa. Rero murabyumva rero, uyu ni neza Ejide turi kumwe kuri kamera z'umuririmbyi TV. Mbabwire ngo mwebwe mudukurikiranye, Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi muryoherwe n'ubuhamya bwa neza Ejide nk'uko murimo mumureba kuri kamera. Neza Ejide rero reka dutangire ikiganiro cyacu, ariko turatangira ikiganiro cyacu ubanza kudusengera Imana. Dusenge. Iteka mu nziza n'ishobora byose, Data waremye n'isi, sinzi kwiza izina ryawe. Data tugire neza, nyakubahwa y'impuhwe, dukize icyago cyose. Yesu nyagora ku ngoma, ugendere urubyiruko kandi udufashe icyorezo cyugarije isi cya COVID. Data udukize. Nsengera urubyiruko, nsengera abarwayi, nsengera mama, nsengera abapapa. Iteka nyagasani udukize. Sibiriza izina ryawe. Amen. Dushimiye Ejide rero ku isengesho ryiza adusengeye, asengera urubyiruko, asengera buri muntu wese. Nange mbonereho kumwifuriza umugisha w'Imana. Neza Ejide rero nguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze. Kandi duhaye ikaze n'abantu badukurikiye bari hirya no hino. Neza Ejide rero, nkuko turimo tukwakira, turagira ngo tuganirire ku nzira y'umusaraba wanyuzemo, utari wakizwa, umaze gukizwa. Ese aho utari wakizwa byari bimeze gute? Umaze gukizwa bimeze bite? Kadutangire utubwira utari wakizwa. Ntarakizwa birumvikana, nandi nimbaswe n'ibyaha, nkora ibyo nishakiye. Ibi byose n'ibindi byabagaho. Ibi byose ni wowe bivuze muri karitsiye bari bakuze. Nari icyamamare. Ni nk'akahe kantu waba warakoze muri karitsiye ukabona abantu bose nyine ntikabashimishe? Buriya ushobora gutwara ibijumba ntibibabaza umuntu cyane. Ni nk'akahe kantu waba waratwaye ukabona abantu bose bagucitseho, baguhinduye ingegera, baravuze umwana wo kwa runaka bimeze gutya na gutya? Nari imbobo. Ikintu kimwe ngize gukora kigatuma abantu bose baza banshikaho. Haje kugenda njya ahantu mpura n'umuntu w'umukobwa, nshaka kumutwara telefone kuko ari kuyikoresha. Twari ahantu mu gashyamba, yavugije induru, haje kumukubita urushyi. Mukubise urushyi, avuza induru, aje gutabara, ndirukanka. Gusa baje kumenya ko ari njyewe, naje gufatwa, mara ku murenge w'Imisi.
niho nahereye mvuga ati ibyanjye byose birarangiye. Imana yaje kuvayo biba ngombwa yuko numva gusenga umwuka uhita umfata. tutari twagera mu mwuka utari wagera kuri ako kantu, tugeso nka dutanu wakoraga ni nk'utuhe? nako nari imbobo wari imbobo, ariko mu bobo hari nari utugeso. imbobo ni byinshi, ubusambanyi byari ubwanjye, ndetse no gukorakora nyine wari ufite akaboko karekare. akaboko karekare. izo ngeso numva zo nitwi cyane, no guhandwana bya buri kanya, mbega nari ikinani. Ejide rero urumva ufite ibintu bikomeye, wanyuze mu nzira z'ubusambanyi. ntabwo wigeze unywa inzoga? Inzoga zo ntabwo nazinyweye, kuko ibyo nakoraga byose, cyo kuba nigeze kujya mu rugo mu wundi nza kunywa itabi ry'urumogi. uza kunywaho urumogi. Aha, ubwire nk'abantu badukurikiye b'urubyiruko banywa urumogi. Icyo gihe unywa urumogi wumvaga ari byiza, ariko aho umaze kururekera atandukanye ibyo bintu bibiri. Dufite urubyiruko rwangijwe n'ibiyobyabwenge. Rero urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge, cyane cyane urumogi, ntabwo ari rwiza kuko rurica. Rwose bazarureke, kuko aho narurekeye njye ubwanjye nibwo numva nsigaye meze neza. Aha, ukirunywa wumvaga bimeze bite? Nkirunywa numvaga ari byiza, nkumva namara kunywa nkajya kurwana, nkajya gukora amabi, mbona ko bigiye kuzanesha igihe, aho naje gufungirwa nzize umukobwa, ubwo naje byose gusa nk'uhagarariye. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Nari mu myaka 16, 17, imyaka 19, aho ababyeyi banjye bari batangiye kwiheba, bavuga ati umwana wanjye yabaye ikirara. Icyo gihe ukora utwo tugeso tugiye dutandukanye mu rugo, ababyeyi bawe bari bakijijwe? Papa na mama n'abagatolike n'abaririmbyi barabakijijwe. ariko njyewe nabonaniye. Wowe warananiranye? Nananiranye rwose. Urumva muri ibyo byose wari warananiranye se? Birumvikana wakoraga ubwo busambanyi kandi wabaga iwanyu. Wabaga mu rugo. Iyo wajyaga kubukora wabukoreraga nka hehe? Ese ko nta gato najyaga mu zindi mbobo ngenzi zanjye zifite amageto, bakaba amageto, aho duhuriye mu muhanda aho ngaho tukajya nyine nkabwegeka ku ruhande. Ubwo byari kogana n'izindi mbobo ngenzi zacu z'abakobwa, kwishika kumugura urumogi n'ayo mabi yose. Ejide rero murumva ko afite ubuhamya bukomeye, yanyuze mu nzira yo kunywa ibiyobyabwenge, anyura mu nzira y'ubusambanyi. Turimo twihuta, Ejide, umaze kunyura muri ibyo bintu byose ubu utangiye gukizwa. Aha, wakijijwe bigenze bite? Watubwiye ngo wari wafunzwe, ariko se gereza yigisha umuntu gukizwa cyangwa wagiye mu rusengero urakizwa? Maze gufungwa nasenze Imana, avuga ati Imana umvanye aha hantu abona atari heza, ungiriye ibambe, ungiriye impuhwe, umvanye aha hantu ntabwo uzagukora iteka ryose. Wamazemo iminsi ingahe? Namazemo nk'amezi nk'abiri. Nza kuvayo. Ariko uvayo uvuga ngo Mana uzamfashe mpave rwose. Uzamfashe mpave rwose. Izi Imana uko Imana yahambanye, nibwo naje kwita njya mu rusengero. Babwira ibyambayeho, baranyakira, ndabatizwa, njya muri korali. Wagiye mu rusengero urihana, watura ibyaha, barakubatiza. Muri uko kugera mu rusengero soye Ejide, turagira ngo tubwire itandukaniro riri hagati yo kuba waragiye mu nzu y'Imana no unakiri hanze, uko byari bimeze. Nkiri hanze uburyo nari imezemo, n'undi uburyo nari imeze wabyibwira, uyibaza ko wari umbonye mbere, wari warambonye mbere. Ndatandukanye cyane, uko mbere nari imbobo, nambara uko niboneye, ya myenda igera hano munsi y'ikino poketi, nambara nabi cyane ubwo bwose bushoboka.
uburyo bwose bushoboka. Aho ugereye mu rusengero ni icyo ubona cyahindutse ku buzima bwawe, ku buryo ushobora no kubibwira n'abandi. Gutera imbere, kwambara neza, gusa neza. Biragaragara urasa neza, wambaye na neza. Ntabwo ari cyane, ariko nateye imbere, nsigaye nsa neza, nsigaye ngenda nkumva ndi umusore uhamye, kandi Imana hari ibintu binyuze byinshi cyane. Hari abasore cyangwa urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge kugeza uyu munsi, bananirwa kujya mu nzu y'Imana ngo bakizwe. Gira ubutumwa uha abo bantu. Gusa ikintu nababwira nta kindi, ni ukuva mu byo barimo byose, bakaza bakegera Imana bagasenga, kuko ibyo barimo nta nyungu bafitemo, ahubwo ni ukubicira ubuzima bikabitesha igihe. Burya n'amagingo n'aya, icyo nababwira ni uko ibintu byose babireka bakegera Uwiteka bakamukorera, ntacyo bazabura mu Mana. Ejide, ukimara kugera mu rusengero bakakwakira ukajya mu rusengero nk'abandi, wahawe umurimo mu itorero? Akazi k'uburirimbyi. Wabaye umuririmbyi, uhabwa umurimo. Mu guhabwa umurimo rero Ejide, ndagira ngo utubwire muri makeya, ukinjira mu nzu y'Imana ukageramo, ni ibihe bintu byagukururaga kugira ngo ukomeze ugume mu nzu y'Imana? Njye nakundaga guhimbaza cyane, kandi nkunda guhimbaza, ni ibintu bimbamo mu ijambo ry'Imana, kuririmba niba nkumva ndanyuzwe, bituma noneho nshishikarizwa no kuba najya mu baririmbyi, ko nari nabikunze cyane, dore ko nari nzi n'uburyo bahimbaza, ariko naje kubyiga nyuma mbona guhimbaza ni byiza cyane. Ubona guhimbaza ni byiza cyane. Turimo dusoza rero, turagira ngo duhe umurongo wo muri Bibiliya ugufasha, utura abantu badukurikiye bari hirya no hino, utura urubyiruko. Buriya nkunda gusoma cyane nko mu Migani 17 umurongo wa 17, ngo inshuti nyanshuti, kuko bose najya kubirondora byose, ubundi inshuti nyanshuti, ntakomeje kubusoma hose, ubundi ugize inshuti nziza ikujyana mu byiza, mugakora ibyiza, mbega Imana ikabibafashamo, mugakora bizwi, mukora byiza, mugatera imbere. Ejide rero, urakoze kubw'ijambo tugejejeho, turagushimiye, kandi tugushimiye ko twanaguhamagaye ukatwitaba. Mwakoze cyane. Turimo dusoza rero, turagira ngo dushimire, ugire abantu ushimira bakubaye hafi, ukayoboka inzira y'agakiza, ukagarukira Imana. Ndagira ngo usoze ushimira abo bantu. Ndashimira umugabo, iki gihe ari umusore, bamwitaga Gitangaza, Video, Manuel. Ndashimira abamupinda, yewe akaba ari inshuti nziza za kuba ari Jacques, ndishimira cyane, yamfashije muri byose. Turimo dusoza rero, gira isengesho ry'imbaraga, usengera abo bantu bagiye bagufasha, usengere n'abantu bazareba kino kiganiro. Izi mitima dusenge. Iteka nyagasani Imana yacu, Data, nongeye gushimira uburyo wamfashije, uburyo wamvanye ari ahantu. Data, nongeye gushimira uburyo wankomeje, mbese nyagora ku ngoma. Data, ineza yawe igumye iganze kuri njyewe, kuri bagenzi banjye, inshuti zanjye. Data, nsengera inshuti zanjye zose aho ziri, Data, n'abareba iki kiganiro, ko Imana izabafashe, izabagenderere, Data ibafashe muri byose, kandi
bazanyurwe n'iki kiganiro babonye. Uhoraho nyagora ku ngoma, Uwiteka nyagora ushobora byose, kubw'ineza watugiriye ukatugira ubuntu, Imana izadufashe, izadukomeze, abakozi, Imana umugisha. Ndabashimiye cyane mwese mwari mudukurikiye ku Muririmbyi Gatatu TV, kandi dushimire na Ejide kubw'ikiganiro cyiza tugejejeho. Dusoje tubifurije amahoro y'Imana mu byo mukora byose, mu mirimo yanyu, kandi mbabwire ngo uko mudukurikirana, umwanya wanyu mufata, igihe cyanyu mufata, Imana ijye ibakomereza amaboko, Imana ibarwanira intambara, nk'uko channel yacu yitwa Umuririmbyi Gatatu TV, aho tubagezaho abahanzi batandukanye baririmbira Imana, tubagezaho ijambo ry'Imana, ubuhamya bwahindura ubuzima bw'umuntu wari warabaswe n'ibyaha. Rero mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu, mwibuka gukora subscribe, like na comment na share mu yandi magroup. Imana ibahe umugisha, murakoze.